Kugira ngo tuze gusobanukirwa ingano y'amazi tugomba kunywa, ni byiza ko ureba iyi video kuva itangiye kugeza irangiye kugira ngo iby'ingenzi ukeneye cyane kurusha ibindi nabyo ubashe kubyumva, kuko akamaro k'amazi ni kenshi cyane kandi amazi rwose akora byinshi mu mubiri wacu bitangaje. So dukomeze rero turebera hamwe amazi uburyo abasha gusapotinga organe cyangwa ingingo zigiye zitandukanye mu mubiri wacu. Iz'ingenzi twaheraho uyu munsi cyangwa twavugaho ni umutima, tuvuga ku bijyanye n'ubuzima health, tuvuga ku bijyanye na diet imirire, kandi nanone tuvuga ku bijyanye n'amafaranga, of course living life skills, ubumenyi ngiro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hello guys, welcome back to my YouTube channel on Sarifact TV. Nk'ibisanzwe twongeye kugaruka mu gice cyacu cya health fact, ariko mbere ya byose ndabanza kubasuhuza nanabisegura kuko twari tumaze iminsi myinshi tutabaha video almost kwezi kose, ariko si ku bwacu, ni life surprises nkuko dusanzwe tubivuga hano ko mu buzima habaho ama surprises agiye atandukanye, ariko Imana ishimwe muri byose ko tugarutse turi amahoro. So nizere ko namwe mumeze neza kandi ko aho muri hose ibyo murimo byose biri kugenda neza, kandi koko muri gushima Imana ko mumeze neza. So reka rero twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, nkuko nari maze kubivuga hejuru ko tugiye kujya muri muri health fact. Yes, nkumbuye na money mindset, ariko ndabibakumbuje nayo turaje twinjiremo mu kanya, ariko reka dutangirane na health fact. So twari turi niba nabyita ama episodes aho twari turi kugenda tuvuga ku bintu bigiye bitandukanye, akamaro kabyo n'icyo bibasha kudufasha mu mubiri. Twavuze ku ntoryi, twavuze umuceri, twavuze kokombure, twavuze n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ni byiza ko wajya no muri video hejuru ukareba akamaro k'ibyo bintu byose mu gihe ubiriye cyangwa ubikonsoma mu buzima bwawe bwa buri munsi, icyo umubiri wawe uhindukaho cyangwa icyo mu mubiri wawe ubasha kwinjiza kugira ngo ubashe kugira ubuzima bwiza. So nizere ko uyu munsi nanone rero muri very excited na video yacu uyu munsi, aho tugiye gukomeza kuri ibyo biganiro n'ubundi, ariko tukaba tugiye kuvuga ku mazi. Twese amazi turayazi, tuzi akamaro k'amazi mu buzima busanzwe, ariko sinzi niba twese dusobanukiwe mu by'ukuri akamaro k'amazi byigiye imbere, uburyo akoreshwa, uburyo anyobwa. Ibyo nibyo byose tugiye kwinjiramo muri video y'uyu munsi. Maybe ko umuti umaze igihe ushaka ku burwayi ufite runaka, cyangwa ku mpamvu z'ubuzima zitandukanye ushobora gusanga ari amazi. So tugiye kwinjira muri video yacu y'uyu munsi rero turebere hamwe akamaro k'amazi, icyo amazi yakumarira, icyo amazi yagufasha kugira ngo noneho ubuzima bwawe bukomeze kuba bumeze neza kandi rwose bukuryoheye. So ikintu cya mbere rero ugomba kumenya nuko buriya amazi existinga cyangwa ashobora kugaragara muri forme eshatu. Amazi ashobora kugaragara nka liquid, nk'ikintu gisukika, ashobora kugaragara muri form ya solid nka ice, ashobora kugaragara nanone nka water vapor. Izo ni form zose amazi ashaka kugaragaramo. Ikindi kintu nanone, amazi aba ari clear, amazi aba ari tasteless, nta buryo hafite, ari tasteless. Ikindi nanone ari odorless, amazi nta bara afite. So ikintu cyose rero uzasanga kitameze gutyo ariko gisukika ntabwo azaba ari amazi, azaba ari ikindi kintu, kuko amazi ni universal solvent, ashyirwa mu bintu bigiye bitandukanye. So igihe rero uzasanga amazi atameze gutyo, bwo ntabwo azaba ari amazi, azaba ari ikindi kintu. So reka rero none dukomereze hamwe turebera hamwe akamaro k'amazi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ikintu cya mbere, amazi regulating temperature, regulating body temperature. Amazi nicyo ashinzwe no kuringaniza ubushyuhe bw'imbere mu mubiri. Fata urugero nka kwa kundi wumva unaniwe, wumva cyangwa ushyushye cyane,
ugashyira nyine ukoga amazi cyangwa ukanywa amazi, hari ukuntu wumva nyine uri gukuringa, uri kugenda ubushyuhe bwazamutse hejuru buri kugenda bugabanyuka. Ako ni akamaro k'amazi kandi keza cyane. Bivuze yuko rero amazi afasha nyine umubiri mu gufunctioninga cyangwa muri metabolism runaka, niyo mpamvu afite ubwo bushobozi bwo kubasha nyine kuringaniza temperature y'umubiri. Ikindi nanone amazi ashinzwe gutransportinga nutrient. Buriya iyo uriye ibiryo ariko ukaba uri umuntu udakunda kunywa amazi, biragoye ko ibyo wariye umubiri ubasha kubitransportinga cyangwa kubijyana mu ngingo zigiye zitandukanye. Niyo mpamvu ari byiza rero buri gihe ubyuka mu gitondo ugomba gufata amazi, nyuma y'amafunguro cyangwa mbere y'amafunguro ukabasha gufata amazi kugira ngo ingingo ziri buze gukora akazi ka digestion zibe ziri ready, zibe ziri clean. Niyo mpamvu ukeneye amazi mu buzima bwawe. Nongeye mbisubiremo, ukeneye amazi mu buzima bwawe kugira ngo ibyo wariye umubiri ubashe kubifasha kubijyana. Ni nk'imodoka iri bujyane bya bintu byose wariye kugira ngo bibashe kugera mu ngingo zitandukanye z'umubiri wawe. So ikindi kintu gikomeye cyane amazi akora, afasha kurimuvinga waste mu mubiri. Impyiko zacu murabizi ko impyiko zikora kuko twanyweye amazi, kandi impyiko ni nk'uruganda, ni nk'akayungirizo, nizo zishinzwe kuyungurura imyanda mu mubiri. So rero nawe tekereza uri buyungurure ariko nta kintu kirimo kiri kukorohereza kugira ngo ya myanda itambuke, hanyuma nyine n'amaraso abashe kuyungururwa neza. So ni ikibazo cyane gikomeye cyane, niyo mpamvu nyine ukeneye kunywa amazi menshi kugira ngo ubashe kwirinda n'izo kidney stones, kuko buriya iyo utanywa amazi biba ari ikibazo cyane, kuko buri ufite amahirwe menshi, buri umukandida mwiza w'impyiko. So niyo mpamvu rero ugomba kwirinda cyane kwibagirwa kunywa amazi kugira ngo impyiko zawe zikomeze gukora neza. Ikindi hano tukivuga waste, kuri movinga wastes mu mubiri, ikindi twese dukenera kwihagarika nyine mu buzima busanzwe. So niyo mpamvu rero iyo utanywa amazi biragora kwihagarika neza, bityo ukaba warwara constipation. Kandi ikibazo cya constipation ni ikibazo gikomeye cyane, kuko rwose uburi likely kurwara amara, kurwara ibisebe n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. So ni byiza rero ko utangira kunywa amazi mu buzima bwawe bwa buri munsi kugira ngo ube uri hydrated igihe cyose. Amazi rero ni meza cyane kubera ko akura imyanda mu mubiri, ukabasha kwirinda iyo constipation, kuko constipation hanze aha ni ikibazo gikomeye cyane. Inshuro nyinshi rero constipation iterwa nuko habaho amakosa ukanywa amazi make. Niyo mpamvu rero ari byiza gutangira gukoresha amazi mu buzima bwawe bwa buri munsi ukanywa amazi kandi ahagije. Kugira ngo tuze gusobanukirwa ingano y'amazi tugomba kunywa, ni byiza ko ureba iyi video kuva itangiye kugeza irangiye kugira ngo iby'ingenzi ukeneye cyane kurusha ibindi nabyo ubashe kubyumva, kuko akamaro k'amazi ni kenshi cyane kandi amazi rwose akora byinshi mu mubiri wacu bitangaje. So dukomeze rero turebera hamwe amazi uburyo abasha gusapotinga ama organe cyangwa ingingo zigiye zitandukanye mu mubiri wacu. Iz'ingenzi twaheraho uyu munsi cyangwa twavugaho ni umutima ndetse n'udutsi dutwara amaraso, ari byo bita blood vessels. Hari ibihaha, hari umwijima ndetse kandi n'ubwonko, ikindi ni uruhu. Ibyo byose ni ingingo amazi asapotinga cyangwa afasha kugira ngo imikorere yazo ibashe kugenda neza cyangwa zibashe izo ngingo zose gukora neza. So ni byiza rero ko angira gutekereza ko ukeneye amazi. Yego uracyari muto, ufite imyaka mike cyangwa wumva nyine ibindi byose wanyweye ntacyo bigutwaye, ariko amazi urayakeneye. Kuba wanyweye ji, kuba wanyweye inzoga wenda ntabwo bikwiye ko umubiri wawe ukeneye amazi ari amazi, atari kuvuga ngo amazi wafashe mu byo wariye. Amazi
akozwe cyangwa umubiri wacu ugizwe na 60% by'amazi. So rero niba utanywa amazi iyo percentage ikagenda igabanyuka, no kuvuga ko umubiri wawe ugiye kugira umwuma cyangwa ugiye kuba dehydrated. So niyo mpamvu rero ukeneye amazi kugira ngo ukomeze kuba hydrated, hanyuma no za ngingo zose zikora akazi kazo zishinzwe neza kubera ko wabashije kuzigaburira ibiryo byazo. So amazi rero namwe mu biryo nyine izo ngingo zikeneye. Ikindi wamenya ku kamaro k'amazi nuko buriya iyo wanyweye amazi uba uri focused, ukora akazi neza, ntago ufiringa sluggish cyangwa ufiringa tired, wumva unaniwe, ahubwo amazi atuma wumva uri energized kubera ko nyine nta wa mutwe uza wa buri kanya kubera ko umubiri wawe cyangwa ubwonko bwabuze amazi, ubwonko bwumye. So niyo mpamvu nyine ukeneye amazi kugira ngo umubiri wawe ubashe kumva ufite imbaraga, ubashe kuba focused, ubashe kuba concentrated ku kazi uri gukora. Ikindi wamenya nuko buriya amazi improvinga memory. Buriya iyo uri umuntu udakunda kunywa amazi uri umuntu wibagirwa cyane, ariko buriya umuntu unywa amazi urumva ubwonko buri awake, ubwonko buba bukangutse, buri concentrate. Niyo mpamvu kwibagirwa ntabwo bikunda kubaho, nyine memory yawe ihori iri awake ku buryo n'ikintu cyabaye kera rwose cyane uri umuntu ushobora guhita akibuka mu gihe ubuzima bwawe buri discipline, uri umuntu nyine unywa amazi, ukora siporo, ubyitaho ibintu bijyanye no kunywa amazi, usanga rwose uri umuntu ubasha kwibuka cyangwa memory yawe ihora nyine iri awake, ikanuye, umeze neza. So ni byiza rero kongera kwibuka kunywa amazi. Ndaza kubabwira amazi umuntu agomba kunywa n'ibiro kugira ngo utananone niba amazi ari meza, kuko twamaze kubona ko ikintu cyose iyo kibaye too much kiba kibi. So niyo mpamvu rero ugomba kunywa amazi bigendanye nuko nawe ungana. Ntabwo wafata, kuko twavuze akamaro k'amazi, dufata umwana w'ikiro kimwe cyangwa umwana w'ibiro nk'umunani cyangwa ibiro 9 uhita utangira kumuhereza litiro 2 z'amazi kuko twabivuze hoya, ahubwo ibiro nanone kunywa amazi bijyana n'ibiro umuntu afite. Ikindi kintu wamenya ku mazi twari tumaze kubivuga nuko buri amazi increasing focus, ukaba uri focused ku kazi ufite, kuko nyine ufite imbaraga, ubwonko bwawe burakanu cyangwa ubwonko bwawe buri awake, buri maso. Ikindi twamenya ku mazi nuko amazi muri rusange improving gut function. Gut ni kino gice cyose cyo mu nda, rero iyo digestive tract yawe ibiri clean, ibisa neza, biroroshye rero ko uri umuntu utafatwa n'indwara z'amara, n'indwara zo mu nda, umuntu utafatwa n'inzoka, niba ariko nabivuga mu buryo bworoshye, kubera ko nyine igifu cyawe cyangwa inyama zawe zose zo mu nda ziri clean. Ikindi gitangaje cyane, buriya iyo umuntu akunda kunywa amazi biragoye ko ushobora gusaza imburagihe. Iki ni ikintu cyiza cyane kuko amazi dushobora kuvuga ngo hari products zigiye zitandukanye, hari anti aging product, ariko buriya ikintu cya mbere cy'ingenzi ni amazi, kuko niba ushobora gucleaninga inyuma ariko imbere hada cleaninze ni ikibazo, kuko kandi amazi cyashinzwe nyine no gucleaninga imbere mu mubiri. So rero no kuvuga ngo niba ufata amazi ukajya muri douche ugakaraba ukumva umubiri wawe uri smooth, urakeye, n'imbere ugomba kuhitaho naho ukabasha kuhacleaninga. Rero ni byiza nyine kugira ingingo nzima kandi zikora neza, kandi rwose umuti urawufite. Umuti wiciranye wawe mu rugo, umuti ni amazi. Tangira uyu munsi ugire discipline yo kunywa amazi. Yego hari abantu benshi hanze aha rwose kunywa amazi ni ikibazo, muraganira akakubwira ko rwose kunywa amazi byarananiye, ariko ibintu byose ni discipline, ni gake gake. Tangira kwiga make mu gitondo ubyutse, ufata akarahure k'amazi cyangwa ufata uturahure 2 tw'amazi, utegereze nk'iminota 30, ufate breakfast niba uri buyifate, wongere mbere yo kurya lunch cyangwa sapa, mbere y'isaha wongere ufate utundi turahure 2, utegerezeho iminota 30 cyangwa isaha imwe, ufate lunch yawe, gutyo gake gake ugende wimprovinga, bizagenda biza rwose kandi ubone ko wabishobora bya ubuzima bwawe bwa buri munsi. Ikindi kintu gikomeye cyane nkuko nandi kubivuga, amazi arinda umubiri wacu cyangwa uruhu rwacu gusaza imburagihe. Iyi ni one of the key product yagufasha rwose kuzana iminkanyari, imburagihe cyangwa gusaza imburagihe. Ibi bintu tubyiteho, ibi bintu tubigire ibyacu.
ikindi kintu research cyangwa ubushakashatsi bwagaragaje nuko buriya amazi ashaka kuguhindurira mood, ushaka kumva ubabaye, ushaka kumva urakaye, ushaka kumva utameze neza. Ntekereza ko no mu buzima busanzwe aka kantu bakunda kugakoresha ngo niba ubabaye nyine ngo nywa amazi, urumva baba bafite nyine aho babikuye. Ntekereza ko rero akari akantu keza wakagenderaho ugatangira kunywa amazi kugira ngo nyine ubashe kugira positive attitude, positive mood buri gihe, kuko amazi buriya amazi ni ubuzima. Umuhanga yarabivuze aravuga ngo amazi ni ubuzima. Ikindi kintu gikomeye cyane navuga ni nk'igisubizo ku bantu bakunda kubura ibitotsi, munywa amazi, ibitotsi bizaza, muzagira rwose ibitotsi byiza kandi koko byiza cyane. Nuko natangiye iyi video mbivuga, imiti tuba twicaranye mu rugo ariko tutabizi. So ni byiza rero ko content nk'izi ziba zihari kugira ngo tubashe kungurana ubumenyi, ibyo nzi nawe ibyo uzi ubishyira ahagaragara kugira ngo wenda bifashe abantu mu buryo butandukanye. Hari n'ukundi kuntu abantu bakunda kugira umutwe, umuntu akakubwira ati suheruka kunywa amazi ryari, wanywa amazi ukumva rwose mu mutwe utuntu turi nko gufunguka, ukumva amaso atangiye nko kureba neza. So niyo mpamvu rero amazi ari meza kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza. So ikindi kintu rero twamenya ku bijyanye no kunywa amazi, ukibyuka mu gitondo ni byiza kunywa ikirahure kimwe ko namaze kwivuga haruguru cyangwa bibiri, kugira ngo ubashe gucleaninga gut yawe, kugira ngo ubashe gucleaninga ya digestive tract. Inshuro nyinshi uhita ujya nko kwihagarika, ibyo ni byiza cyane kugira ngo utangire umunsi uri fresh umeze neza. Biba byiza cyane rero ufashe amazi yawe ukayadingamo cyangwa ukongeramo nk'akadimu, buriya byo noneho by'enhancing taste, bikafasha na wa muntu udakunda kunywa amazi kunywa amazi. Ikindi ni ngombwa nkuko nahoze mbivuga n'ubundi hejuru, kunywa amazi mbereho isaha biba ari byiza cyane, mbere y'isaha yuko ufata breakfast cyangwa mbere y'iminota 30. Ikindi kintu gikomeye cyane rero, amazi ashyushye. Amazi ashyushye ni ingenzi cyane ku buryo udashobora kubyumva. Niyo mpamvu ugomba guteka amazi ukayareka akaba kazuyazi, then warangiza ukayanywa. Buriya ari amazi afasha abantu bakunda kubabara cyane n'abantu bakunda kurakazwa n'ubusa, nkuko twabivuze mood igashobora kuba yahinduka. Ikindi kintu, abantu bafite stress, abantu babuza amahoro, ni byiza niba babuza amahoro ufite stress gufata amazi ukanywa. Ikindi kintu rero nababuza cyangwa caution wakwitondera ni ukunywa amazi uri kurya. Biriya bintu byo kunywa amazi uri kurya bidisturbinga digestion, bituma digestion itagenda neza, hakaba hari ibiryo bimwe na bimwe bitabasha umubiri udashobora gusya, hanyuma rero bikaba byatera umubyibuho uri hejuru cyane cyangwa bikaba byatera obesity. So niyo mpamvu rero ari byiza kubahiriza ariya masaha abahanga barashizeho, kubira barakoze ubushakashatsi butandukanye. Ari nayo mpamvu nyine ugomba kubyumva kandi guhera uyu munsi ugatangira kubyirinda, kuko hari abantu benshi cyane bakora ayo makosa yo kurya bari no kunywa amazi. Ibyo bintu tubyamagane, ibyo bintu tubihungire kure kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza. So ikindi kintu nashaka kuvuga cy'ingenzi, twakomeje kuvuga amazi ariko buriya si amazi kuyanywa nago ufata litiro yose ngo uyinywere rimwe, ni gake gake ariko ukamakinga sure ko cya gipimo cyageze. Niba ubyutse mu gitondo ntabwo uri butunywa litiro y'amazi. Ibyo bintu bituma umubiri n'ubundi tuyasohora vuba vuba atabanje kwinjira muri za ngingo z'umubiri cyangwa muri za selile z'umubiri kugira ngo abashe gukora neza. So ni byiza rero ko unywa amazi gake gake throughout the day, umunsi wose. So ikindi kintu cy'ingenzi rero wamenya nuko hari body weight, hari ibiro ugomba kuba ufite n'ingano y'amazi ugomba kunywa. Ikintu cya mbere, niba uri umuntu uri hagati y'ibiro 20 na 30, tegetswe kunywa hagati ya 0.6 na 0.9 bya litiro y'amazi. Niba uri umuntu uri hagati y'ibiro 40 na 50, tegetswe kunywa amazi angana na litiro 1.2 kugeza kuri litiro 1.5. Niba uri umuntu uri hagati y'ibiro 60 n'ibiro 80, ni guhera kuri litiro 2 kugeza kuri litiro 2.5.